Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Datahabwa icyubahiro, tubyutse amahoro, turi bazima, Imana isingizwe. Ndashimira Yesu uduha ubuzima, ndashimira Yesu udusubizamo umwuka tukongera guhumeka. Uko biri kose Imana isingizwe. Tubiheshejwe na Yesu turiho, tubiheshejwe na Yesu kandi tugumya kubaho mu buryo bwose. Iyo mvuze mu buryo bwose, mu mwuka no mu mubiri, tugasubizwamo imbaraga n'ibyiringiro kubera ko Yesu yabiduhesheje. Ahimbazwe umwami w'abami. Uyu munsi rero kubera ko ari kuwa gatanu kandi mu cyumba cy'amasengesho ku birenge by'umukiza hakaba amasengesho, umuntu wese akirirwa yisengera, nagiraga ngo dusengere muri iri jambo, cyane ko teme dufite y'uku kwezi ari ibijyanye no gukorera Imana. Nagira ngo uyu munsi usengere abakozi b'Imana, usengere abantu b'Imana, usengere umukozi w'Imana uzi ugufasha, umusengere, usengere abo kuri eglise yawe, usengere abantu b'Imana, abo mu cyumba cy'amasengesho usengeramo cyangwa se mu byumba by'amasengesho usengeramo, ubasengere abayobozi babyo, usengere ab'amatorero, usengere umurimo w'Imana, wumve uwo murimo w'Imana ukubabaje, wumve wagize icyo ukoze ni ugusenga. Imana ikagira ibyo ihindura, Imana ikagira ibyo isenya kandi ikagira n'ibyo ishyizeho mu izina rya Yesu kubw'umurimo w'Imana mu gihe nk'iki cyangwa se mu minsi nk'iyi, mu gihe cya nyuma, mu gihe kigoye, mu gihe ivugabutumwa Satani agenda arihagurukira, ariko icyo tuzi cyo ni uko Kristo yazutse, ngo itorero rifite nyiraryo waripfiriye, ararwana ariko si umuneshi. Reka rero dusome iki cyanditswe. Turasoma Abaefeso 2:8-10. Haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Twakijijwe kubw'ubuntu. Ni ubuntu bw'Imana bwadukijije, ni ubuntu bw'Imana bwatumye tumenya Yesu, ni ubuntu bw'Imana yatugiriye tumenya agakiza, la grâce. Icyampa uyu munsi tukumva ubwo buntu, ubuntu Yesu yaduhaye, ubuntu bw'igorogota. Nta kiguzi na kimwe twari kubona ngo icyaha kituveho, nta kiguzi na kimwe twatanga ngo ibyari bidushikame cyangwa se amakuba y'ibyago, imivumo n'ibyago by'ibyaha ngo bituveho, nta na kimwe kibaho. Ubuntu nibwo bwadukijije, hari hakwiriye ubuntu. Imana yacu ni Imana y'ubuntu bwinshi, bwinshi cyane, turayishimira, ihabwa icyubahiro, yamamare, izina ryayo ni ryiza. Ngo ntibyavuye ku mirimo, oya, ntago ibyo wakora byose. Uyu munsi turasengera ibikorwa by'Imana, umurimo w'Imana n'abakozi b'Imana. Nta mirimo wakora ngo iguheshe agakiza, nta mirimo wakora ngo ikumenyeshe Yesu, nta mirimo wakora. N'igihe rimwe na rimwe usanga twabikoze nabi tugira ngo twabikoze neza. Nta kiguzi kibaho kuvuga ngo uko ngo nasenze cyane, ngo nasengeye abarwayi, ngo nagize gute, ngo oya, cyangwa wenda ngo niyirije, ngo nafashije, ngo ibiki, oya. Nta mirimo ibaho yatuma umuntu ahabwa agakiza. Ni ubuntu bwa Yesu Kristo, ni impano Imana itanga. Nk'uko Imana itanga impano runaka, n'agakiza ni impano, ni kado ikomeye Imana ihereza abayo. Kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza. Uyu murongo wa 10 uri kumfasha cyane. Ituremeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo. Hari imirimo myiza tugomba gukora tukiriho, hari imirimo myiza igomba gukorwa igahesha Imana icyubahiro, iyo niyo turi busengere. Hari ibikorwa byiza bishyira Imana hejuru, hari abantu Imana yahagurukije gukora ibyo bintu. Buri wese kandi uri muri Kristo Yesu nawe yagakwiye icyo akoze akoreye Imana, kugira ngo izina rya Yesu rihabwe icyubahiro, izina rya Yesu ryamamara, izina rya Yesu rirushaho kumenyekana hafi na kure. Haleluya. Kuko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza. Ni ukuvuga ngo habaho n'imirimo mibi. Twebwe icyo duhamagarirwa no gukora imirimo myiza.
abangaba turi busengere b'abantu b'Imana bashinzwe ibikorwa by'Imana mu nzu yayo cyangwa se n'ahandi, nuko Uwiteka bashyiriyeho gukora ibyiza. Turabasengera kugira ngo bakore ibyiza, bahagarare muri pozisiyo Imana ibashakamo, bagendere muri gahunda Imana ishaka, basengere muri gahunda Imana ishaka, bafashe abantu b'Imana muri gahunda Imana ishaka, bakorera Imana apana kwikorera muri Kristo Yesu. Niba bidaciye muri Kristo Yesu ni zero. Ariko turashima Imana ko iyo twakiriye nk'umwami n'umukiza aba ari muri twe. Ni ukuvuga ngo byose bibera mu izina rya Yesu Kristo, byose bibera muri we Kristo wazutse. Ngo iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo, ni ukuvuga ngo ntabwo ibyo bintu biba byadutse ngo kubera impamvu iyi n'iyi ngo biradutse, ngo kubera igihe iki n'iki ngo biradutse. Oya, ntabwo ari byo. Imana yabire kera tutarabaho, Imana yari ituzi, yari izi ibyo bintu, yari izi uwo murimo, yari izi ibyo bikorwa, yari izi abo bavuga butumwa, yari izi muri domene zitandukanye bakora ibikorwa by'urukundo, yari izi abo banyamasengesho, yari izi abo bantu, yari izi ndetse n'abandi iri guhagurutsa mu gihe nk'iki, yari ibizi. Niyo mpamvu n'ibingibi intambara ziri mu murimo w'Imana hirya no hino ku isi, ko twahagurutse gusenga, Imana irabizi. Kandi uko turi busenga ibintu birahinduka, amasengesho ahindura ibintu, amasengesho asubiza ibintu mu buryo, amasengesho ahagarika ibintu bigasubira uko byahoze, amasengesho yirukana ubwami bw'umwijima, ubwami bw'Imana bukaganza. Data rirahabwa icyubahiro. Nagiraga ngo uyu munsi iri jambo aba ari ryo twirirwana, dusengera abantu b'Imana, dusengera ibikorwa by'Imana, usengera umuntu wese ugufasha mu by'Imana, umusengere kugira ngo niba Imana imushyize imbere yawe kugira ngo agufashe cyangwa se amfashe cyangwa se adufashe, kugira ngo umwuka wera w'Imana bari umuyobora. Ko abantu benshi bari gushaka kwiyobora, abandi bashaka gukorera kunezeza abantu, abandi barashaka kugira ngo bakore bamenyekane, abandi bashaka kugira ngo bakore inyungu runaka. Nta nyungu iriho, byose ni ubuntu bw'Imana. Ingororano ziri mu ijuru, ko yabakoreye Imana hari ingororano. Kandi natwe twitekerezaho, twisengere, tuvuge ngo niki twakorera Imana. Ni hehe mu murimo wa Data, ni hehe nahagarara mu mubiri wa Kristo nkagira icyo nkoze, ni hehe nabarizwa mu mubiri wa Kristo nkagira icyo nkoze. Izina rya Yesu rigahabwa icyubahiro. Yesu ndagushimiye. Nasabye ngo uyu munsi wo kwa gatanu ko abantu twirirwe dusenga, ariko uyu munsi icyifuzo nyamukuru ni umurimo wawe, natwe tukisengera kugira ngo tumenye icyo dushakaho n'icyo ushaka ko dukora mu mubiri wawe Yesu. Ndasabye ngo umwuka wera w'Imana abayobore buri wese. Uwumva iyi video, uzumva iyi audio cyangwa se audio, Uwiteka uzamwibutse kugukorera, amenye ko igihe kiri kwihuta kandi gukora n'ubu ngubu, ntabwo ari kera. Abafite imihamagaro bamenye aho bagomba guhagarara mu mubiri wawe Yesu. Ndagushimiye. Komeza uganze, utegeke byose birakumvira, wumve gusenga kw'abera, wamamare nyir'ijuru n'isi. Haleluya, haleluya, amen. Shalom, shalom, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer.